inkuru yacu y'urukundo nangahe itangiriye. Barakwereka umukobwa yari arimo aramanuka mu esikariye afite igikombe cy'icyayi ari no kureba muri telefoni. Hano hari umusore wamuciyeho. Reka turebe agafilimi kacu ngo biragenda gute. Umusore akimara kumucaho, umukobwa rwose ahita anyerera ahantu ku esikariye. Umusore agahita amufata ati ati urakoze kuntabara, atuzi ko naringuye neza burundu, atumbaye hafi musore. Ati ariko sinkuzi, ugiye hese musore? Umusore nawe aramwitegereza gusa ntagira ikintu amubwira. Arakomeza akamwitegereza akamureba, ahita amubwira ati ngiye gucurangira hano hirya, hari ahantu bantumiye. Ati ariko se wowe nawe ntabwo ukora amakosa akabije, ureba muri telefone ufite n'icyayi uri no kugenda? Ibyo bintu byo kurumva bibaho? Kuko umukobwa arabitekereza akumva ko ntabwo bibaho, akumva ni ibintu biri negativuri bidashoboka. Umusore atamubwira ati ntari ubutaha uyu ugenda rwose ureba imbere. Ahita yigendera umusore n'akagitari rwose ubona gafite muri mbaraje, akagitari rwose aba gafite. Umukobwa anahita amuhamagara ati base wampaye nimero zawe musore, nkaza kukuvugisha nkagushimira ko rwose ukoze, ubu urabona nari mfunitse. Gusa umukobwa asigara yitegereza umusore akavuga ati ati uriya musore ni mwiza, atagwa neza, ati nta n'icyo atwaye, ati yaba ari undi amba ndetse nkagwa, ariko uriya aramfashe bigaragare kuriya agwa neza cyane pe. Hano barakwereka umukobwa aba avuye rwose mu rugo agiye ku rugendo, aragenda rwose akambara neza, akambara agashati ka makarokaro, agavuga ati rwose ngiye ku rugendo. Gusa agiye ku rugendo ahita abona wa musore ahantu ari kuririmbira. Umusore nawe aba arimo aririmba rwose akaririmbo mu njyana nziza cyane, mu njyana rwose igezweho y'urukundo. Aba arimo akaririmbo kajyanye rwose n'amarangamutima y'umukobwa aba yabonye, kandi umukobwa aba yabonye aba ari uyu nguyu. Umukobwa ahita amureba agahita amusuhuza ati bimeze gute? Ati hayi. Umusore nawe areba ko umukobwa amwitegereje, nawe ahita arekura imirya y'inyanga agahita amuhamagara. Gusa umusore ubona ko aba yafashijwe rwose ari kuririmba akaririmbo keza. Gusa hano umukobwa ahita amubwira ati wawu, ati ko wambwiraga se ko ntabyo uzi, nkaba mbona rwose uri metere, ati ahubwo nanjye nshaka kuzanyandikira akaririmbo nkabasha kuba rwose nakaririmba tukakaririmbana, sibyo se? Gusa bimubwira mu marenga. Umusore hano ahita yikiriza ati ntaribi nzabikora, ati binkoze ku mutima, ati ndabyemeye rwose, ati kandi nta kimwe nakora, uko nakubonye numva rwose buze uko nabigenza, numva kukubwira ibanga ryanjye birananira. Umukobwa ahita amubwira ati ati uzi ukuntu ari byiza, ati nanjye ndabyishimiye niba koko nkuri ku mutima, ati rwose nanjye undi ku mutima. Umusore hano ahita rwose aririmba indirimbo nziza, akabanza akayicurangira mu matama, akayicuranga rwose. Umukobwa gusa ashaka kumenya icyo avuze. Nkwibutsa gukora subscribe kuri iyi channel. Barakwereka hano umukobwa arimo arasoma ya ndirimbo umusore yamwandikiye, rwose aba arimo arayirepeta agasubiramo neza, kazajya kukajyana muri studio rwose aba yakaririmba. Gusa kano karirimbo ntakazaturura musore wabashije kumutabara ubwo yari agiye kuvunika. Mundebere nawe kuntu urukundo ruba ari rwiza cyane. Baravuga koko umuntu ukunda umuhoza ku mutima. Araza n'umukobwa akamubwira ati ati no murongo kino gika cya kabiri ndacyishimiye, ni cyiza, ariko uzi gutekereza musore, uzi gutekereza cyane pe. Gusa umusore hano nawe aramubwira ati ni byiza cyane tukaririmbane, umve ukuntu byaba binejeje. Umusore hano afata gitari ati hogoza twumve. Umukobwa rwose akaririmba akanahogoza cyane. Barakwereka umusore aza gufata agakawa hano, azafata agakawa rwose agafata mu karesitora kaba kabegereye ku ruhande hamwe yarimo aracurangira. Hano waza umuseriveri rwose aba amaze kuzana agacupa rwose ko kunywamo, aba amaze kukamuzanira. Hano baba basohokanye na ya nkumi, wa mukobwa rwose bamaze iminsi bari hiti, baba basohokanye. Nuko umukobwa ahita yibonera umusore agahita amupopera ati amakuru, ati twongeye duhurira hano, ati bimeze bite? Ati ni sawa. Hano barakwereka
ahita ashyira akavide hasi, agakombe rwose ahita agashyira hasi rwose. Amaze kugashyira hasi amera nk'umuntu wubitse umutwe, gusa ntabwo aba yitegereje umukobwa ko ari kumureba. nawe uzi undebere. Hano barakwereka baza gukozanyaho ngo banywemo, mwafata rwose agakombe kamwe agakubita ku kandi, atumva pepi tunywemo. baba bafatisha rwose n'akantu bakunda gufatisha, umusore anywamo rwose yitegeza n'umukobwa nawe. barakwereka bose banywera rimwe bakanywanamo, gusa umusore we aragotomera. nkwibutsa gukora subscribe kuri ino channel niba ari ubwa mbere umbonye, kandi ujya no kuri TikTok umfollowing. nta cyahindutse n'irya zina ryanyu ni Kabitwenge wacu hose, njye turi kubana banyita Claude. barakwereka hano umukobwa araza rwose, bakaza kuri pisine bakaza kwiganirira. gusa umusore kuko aba akunda imiziki aba yiyambara rwose ibintu bijyanye na microphone, ziriya kuteri nyine bakurana umuziki, ahora mu nziki muri makenya. umukobwa araza akamubaza ati ariko umusore ku mutima ugira uwukura he? umusore nawe abwira umukobwa ati ariko umuko ntuzi umutima ngira nkukura iwawe. rwose baza hano ku gitanda, sinzi ngo wagiye kuba iki, sinzi ikigiye kubera hano. bose bahita baryama ku gitanda bakegama, umukobwa akegama ku gitanda n'umusore nawe akegama ku gitanda, bose bareba mu kirere bavuga ati rwose Rugira yahuje njye nawe, yatumye tubaho muri paradizo, ni nk'isi ya twenyine. wagira ngo twibera mu kirere, wagira ngo tumeze nk'utunyoni, umusenyi wo ku nyanja ukuza amafi awusimbukiraho, niko njye nawe iyo duhuye tuba tumeze. umukobwa hano ahindukira akareba umusore akamwitegereza ati musore, ati urabizi ko uri uwanjye ibihe byose, nta na rimwe nazigera nkukunda. umusore rwose arakomeza akibera mu nzozi z'urukundo, za nzozi rwose zitajya zishira. ahantu ari bakaba bari kumwe na wa mukobwa bafatanya ibiganza. ndebeye nawe ukuntu urukundo rugenda rukura, rugenda runiyubaka. umusore yagira ngo agiye kugenda, umukobwa ahita amufata ikiganza ati sinakemera kucika, ati garuka, uzi ko ngukunda ibihe byanjye byose, rero ntabwo nakemera kucika habe na gatonya. nuko umusore nawe ahita azamura umukobwa ati ngwino, ati ngwino unyegamemo. umusore agahita abwira umukobwa ati rwose nakubonye nkukeneye. bose bambaye ibirenge. hano rwose umukobwa akandagira ku mano y'umusore akazamuka rwose, akubona ko ari kuzamuka ashaka kumuhobera, ahita amwicundaho akamuhobera rwose n'umubiri we bwose akamuhobera. sindebe nawe ukuntu urukundo aba ari rwiza cyane ku bantu barurimo. abantu barurimo babwire ko muri mu munyenga mwiza, umunyenga udashira. barakwereka umusore wabyutse, kumbi zari inzozi umusore yirariramo asigaye ahora arota. umukobwa nawe aba aryamye hano yanasinziriye, gusa barakwereka umukobwa nawe aba arota umusore umunsi ku wundi. gusa w'umukobwa aba amurota ariko ntabwo ari kimwe n'umuhungu. umuhungu we nta kanya gashira atamutekereje. buriya abahungu dukunda cyane, ariko ikibi cyacu iyo dushwanira rimwe. barakwereka hano haza wa musore aza gutungura wa mukunzi wiwe, wa mukobwa babana araza hano. umukobwa rwose aba yasinziriye akamubwira ijambo ati umukunzi ndagukunda, agahita amusoma ku mutwe rwose ati ndagukunda cyane, ahita amuha akabizu ko ku mutwe. rwose ukabona rwose ko umusore aba yikundira umugore wiwe, umukunzi we bibe byose baba banadadanye. mwana yanjye undebere. umukobwa ahita abyuka hano, gusa abyuka ubona rwose ko agifite ibitotsi. amaze kubyuka yitegeza wa mugabo wiwe ati sheri, ati nene narabuze ibihe byanjye byose. amaze kumwitegereza agahita amureba cyane.